Igihugu cyuje imisozi giharanira ubuzima burambye haba mu mijyi ndetse no mu cyaro, aho abantu bakorera hafi y'aho batuye bakishimira ubuzima bagashinga umuryango ubayeho neza kandi ahantu hakwiriye. Ese wanyemerera nkakwereka igihugu cy'amahirwe ibihumbi n'ibihumbi? Akarere ka Bugesera ni akarere gaharanira kugira itandukaniro rishingiye ku igenamigambi ry'imikoreshereze y'ubutaka rigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage hamwe n'iterambere ry'ubukungu. Rero nikaze mu karere k'ubudasa. Reka tukugezeho incamake y'uko ibice bitandukanye biteganijwe ku gishushanyo mbonera cy'akarere ka Bugesera. Duhereye ku gace k'umujyi w'akarere ka Bugesera, umujyi wa Nyamata uteganijwe kuzaba ari ihuriro ry'ubucuruzi, naho ibice by'akarere biwukikije bikazatunganywa bigaturwa hakurikijwe igenamigambi rinoze. Igice giherereyemo ikibuga cy'indege giteganijwe kuzaba ihuriro ry'ubucuruzi bwo ku rwego mpuzamahanga, hibandwa ku bikorwa by'ubwikorezi, uburezi ndetse n'inganda. Ibyo byose bigamije kuzafasha mu guteza imbere ubukungu no guhanga imirimo mu buryo burambye. Guteza imbere no kuzamura ibice by'icyaro ariko byegereye umujyi bizibanda ku gutanga uburyo burambye bw'imibereho myiza ku baturage, guhanga akazi, guteza imbere imikino n'imyidagaduro, kandi byose byita ku kubungabunga imiterere kamere ya buri gace. Ibice by'icyaro byo bizahangwamo imidugudu myiza kandi yubatswe mu buryo butuma ibasha guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Urugendo rwacu reka turutangire rwagati mu mujyi wa Nyamata. Muri mwe biteganijwe harimo imishinga yo guteza imbere ubuvuzi, uburezi, imiturire n'iy'ubucuruzi zaba imbarutso mu guteza imbere uduce dukikije aho izakorerwa, kandi ikazatanga amahirwe mu iterambere ry'uduce iherereyemo. Igice cy'ubucuruzi cy'umujyi wa Nyamata cyitezweho kuzaba igicumbi cy'ubuzima rusange bw'abaturage, kuko kizita ku guha Nyamata ishusho y'umujyi ukomatanya ibikorwa byose ubereye ba nyirawo. Amaguriro manini nayo azaba ubundi buryo bw'ubucuruzi mu mujyi wa Nyamata, aho azafasha mu kugeza ibicuruzwa bitandukanye ku baturage. Mu marembo y'umujyi wa Nyamata hazashyirwa umwanya ugenewe inama kandi uzifashishwa mu imurikagurishwa ry'ibicuruzwa bitandukanye cyangwa ibindi bikorwa by'iterambere mu karere ka Bugesera. Hari kandi ahagenewe ibikorwa by'ubugeni n'ubuhanzi, hateganijwe kuzagirira akamaro abanyabugeni n'abandi bafite impano yo guhanga. Ibikorwa by'ubugeni n'ubuhanzi by'ikinamico bizatuma habaho isangiramuco mu Rwanda n'ibindi bice bisigaye by'isi. Hateganijwe kandi isomero rusange hafi inyubako z'ubuyobozi kandi rizaba rishobora kwifashishwa na bose. Inzira ica hejuru ya gari ya moshi izaba ifite ihuriro hafi y'urwibutso rwa Jenoside, ariko bizakorwa mu buryo utazabangamira amabwiriza y'imikoreshereze y'urwibutso rwa Jenoside himwe muri site z'umurage w'isi zigenzurwa na UNESCO. Ayo macumbi yarateganijwe mu rwego rwo kudaheza abantu b'ingeri zose. Ayo macumbi agomba kuzaba afite ibintu byose bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Igishushanyo mbonera kizita ku bikorwa remezo bibungabunga ibidukikije hagamijwe guteza imbere umujyi ariko hirindwa ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Reka noneho tunabagezeho imijyi ikikije ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera, cyitezweho kuzateza imbere ibikorwa bya ba rwiyemezamirimo mu gihugu na mpuzamahanga, ubwikorezi, ubukerarugendo, uburezi n'inganda zitandukanye. Gahunda y'ibikorwa muri aka gace igaragaza ko umuhanda uzenguruka ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera ari uzaba ishingiro ry'iterambere rishingiye ku bwikorezi. Mu kagari ka Kimaranzara, umurenge wa Ririma, hateganijwe kubaka ikigo cy'imyidagaduro, inzu zo guturamo ku bucucike buringaniye, amahoteli n'ibikorwa by'ubukerarugendo. Mu tugari twa Bitaba, Kabukuba na Musovu mu murenge wa Mwogo, ahiswe Bugesera Central, hateganijwe kuzaba igicumbi cy'ibikorwa by'ubwikorezi, ubuvuzi, ubukerarugendo burambye, ikomatanyabikorwa hamwe n'imiturire y'ubucucike bwo ku rwego rwo hejuru. Igicumbi cy'ubuhinzi n'ibikorwa bifitanye isano nabwo kizubakwa mu kagari ka Kabeza n'Akanyabagendwa, kizatuma hubakwa inganda zigamije gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi, ibigo by'ubushakashatsi ku buhinzi, ikoranabuhanga ridahumanya ibidukikije, ikoranabuhanga mu buhinzi bwo mu mujyi, ubuvuzi n'inganda zikora imiti bifitanye isano n'ubuhinzi n'ubworozi. Hari ibyiciro bine by'ikomatanyabikorwa ry'imikoreshereze y'ubutaka mu ntanzi z'ikibuga mpuzamahanga cy'indege. Icyiciro cya mbere giherereye mu kagari ka Murama mu murenge wa Nyamata. Icyiciro cya kabiri giherereye hagati y'akagari ka Murama mu murenge wa Nyamata n'aka Kibirizi mu murenge wa Mayange. Icyiciro cya gatatu giherereye mu kagari ka Kagenge mu murenge wa Mayange n'ubundi. Naho icyiciro cya kane nacyo cya nyuma giherereye mu kagari ka Rwinuma mu murenge wa Juru. Buri cyiciro cy'ikomatanyabikorwa kizaba kigizwe by'umwihariko n'ibikorwa by'ubucuruzi, inyubako z'ibiro, inzu zo guturamo ku bucucike bwo ku rwego rwo hejuru hamwe n'inzu zo guturamo ku bucucike buringaniye n'ubwo ku rwego rwo hasi. Igenamigambi ry'imikoreshereze y'ubutaka mu karere ka Bugesera kandi riteganya kubungabunga imiterere kamere y'ahantu
hashyirwaho inzira z'abanyamaguru n'iz'amagare mu rwego rwo gufasha abakoresha ubwo buryo bw'ubwikorezi haba imbere mu bice by'umujyi ndetse no mu nkengero zabyo. Hari kongera ubuso bw'amashyamba bityo bikarinda neza ubutaka cyane cyane isuri no kwirinda amasoko y'amazi, imyubakire y'ibisenge bidahumanya kugira ngo bifashe mu kubaka ibikorwa remezo bigamije kubungabunga ibidukikije no kugabanya ubushyuhe mu mujyi, ubusitani burandaranda ku bikuta by'inzu cyangwa imitako irimo ibimera bizafasha mu gutunganya umwuka, kugabanya ihumana no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Hari kandi gutera ubusitani buzafata amazi y'imvura mu rwego rwo gukusanya amazi y'imvura no gutunganya inzira zayo no kurwanya isuri n'imyuzure. Hari ibyanya bifata amazi y'imvura, gutera ibyatsi ku misozo mu rwego rwo kurwanya isuri, hatibagiwe kandi no gutunganya ibishanga byangiritse ku buryo bisubizwa umwimerere wabyo.